twibwire abande munatubwire uriya munyarwandakazi ntamuzizaga iki wowe aho uhagaze urumva umutima nta mutima nta mugucira urubanza nanjye rancira urubanza gute kubyo nakoze byagenze bite bitekerezo mwakigize gute afite amafaranga mwinjira na mute bituramburira kandi twari turi kumwe hariya bwato kwa ahantu bita kwato hariya mu mukino turi kunywerayo nyine tumaze kunywa ndambwira ati njye nditahiye uwo twari turi kumwe ndambwira ati njye nditahiye ati nanjye kanze twitayeho n'ubundi inzoga twari tuzimazemo tuba dufashe umuhanda tuba turatashye rero na gahunda nari mfite kuri buriya muntu ahubwo twageze imbere we wagira ngo yari asanzwe anamuzi ahita amunyereka ngo reba ngo uriya mu agenti yari amanutse ahantu mu kayira niwe yaragiye muri rusisinzi ngo uriya mu agenti tujya kumwiga inzoga twa tumaze kunywa nanjye siniriwe bitekereza ko hari no kumbanywa rwose bitaranira sinigeze bitekereza mvuga ati umuntu ushaka twumuntu kumbanywa n'abantu bareba kubera za nzoga nahise koko tumanuka tuba turamufasha bari musanzwe mwibase bari musanzwe mukora biriya bintu by'ubujura ku buryo bitahutunga uburyo tubona unigana se ko twabona atari ubwa mbere waba uniganye byaba ari byo na gahunda njye nari mbifite muri tsiro wabimiriye twari turi kumwe babafatiye hehe byagenze gute kugira ngo bagufatire nsanze mu rugo njye njyana usanzwe utuye hehe Kanombe nta mafaranga afite amafaranga make ntabwo amafaranga menshi n'ibihumbi 20 na 20 gutya zitarenga 20 kuri telefone yawe ubundi mu buzima busanzwe ukora bwakagize amafaranga miliyoni ukora ibi kimwe ni piti kotako ni list wa kipa yazinde uwo mugenzi wawe mwari musanzwe muziranye mwari muhuriye aho ngaho ubundi twari tuziranye nanjye wamuhamagaye ngo aze mu buryo turanywa n'undi umwe nawe twaramwe turamusiga ubu nawe utahazakeneye turamusiga umbwiye ati nditeye ko nari maje no gushirika ibiceri mvuga ati nditeye kwirwanya kumva n'inzoga zanyica ahubwo mu kuzamuka ngo ndatashye nawe yaravuze ngo nanjye nditaye yaramwita tugenda tuganira n'abantu bavanye ku kabiri byo gusanga tugeze imbere abanyamukiriya mukobwa n'abandi bose nayo namubonye bitewe n'inzoga nanjye habe no kugira umutima wo gutekereza mvuga ati si umuntu umuramwe twese kumbanga nasinga n'umuntu gukubita umuntu kuriya iki cyabahuzaga mwarakoranaga ese mumusiga nka hariya mwamusize unamukandagira ku mutwe wumvaga biri burangire gute buriya nako mwari mufite gahunda yo kumwica cyangwa ariko ni gute umuntu udasanzwe wiba bamubwira ngo dore uriya muntu agahita agenda gutyo gusa izo ni inzoga gusa cyangwa wari usanzwe hari ibindi biyobyabwenge babukoresha se wenda bitari inzoga asunda amazina yawe twafite imyaka ufite ufite umugore n'abana cyangwa ufite umugore n'abana cyangwa ariko nawe mfite nshaka kuzashyira akuvuga bo wari ufite ndi gutegeka cyangwa kuzagura wumva uko iki nyuma y'ibyo wakoze uriya mugenzi wawe mwari mwarakwiye inshuti cyane byarishingiye ku iki niba twariganye cyose uwo munsi uko mwari muhuye cyangwa mwari abantu mwakoraga rimwe na rimwe wumva uko iki nyuma y'ibyo wakoze wumva uko iki nanjye nabonye atari ibintu bizima kabisa atari ibintu bya nyabyo nanjye nyine uko mbona nta kindi nkwiriye ni ukujyana mu rukiko nakatirwa nyine nibanye n'icyaha nanjye
bakoze ko nabo nabonye atari cyiza ugendera ku byo wakoze urumva wifuza cyangwa urumva nawe urumva wahanze cyangwa urumva ibyo navuga sinabyemera ahubwo njyewe namwe mukurikije ikosa ryanjye nashyikirizwa urukiko bitewe n'amakosa yanjye kuko nshobora kuvuga ati mumbabarire sinzongera wenda mukamutangira ahubwo mwebwe namwe mwareba igikwiye. Nicyo twari twabahamagariye n'ubundi twabatumiye hano kugira ngo nyine tubabwire uko byagenze. Icya mbere ni uko nk'uko mwabibonye hari abantu b'abajura bagerageje kwambura umuntu ndetse banamukubita bashaka kumuzima. Byabaye tariki 26 iyo video rero kigaragara inzego z'umutekano zahise zibikurikirana. Uyu munsi rero mu gitondo cya kare hakaba hafashe umwe uyu nguyu umaze tuberetse irakoze Emmanuel. Hanyuma twakomeje gukurikirana amakuru undi nawe mu masaa 7 nibwo bakoresha no kumufata yarigeze mu karere ka Nyamirambo nibwo yarwanyaga inzego z'umutekano ziramurasa mu gihe yageragezaga kugira ngo azirwanye kugeza amufataga. Umurambo rero ukaba uri muri hariya Kacyiru mu bitaro nyine mu rukiro. Tukaba rero twagira ngo nyine abanyarwanda bimenye kubera ko iriya video yari yaciye igikuba yari yakanze abantu kandi mu by'ukuri ko byaragaragara ko ubwo babikoranaga. Ubu rero bakaba uyu wafashwe akaba agiye mu gushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo mukurikirane. Inzira isanzwe rero y'ubutabera ikaba itangiye kugira ngo azagire mu nkiko afande. Ubusanzwe ziriya kamera zo ku muhanda zigenzurwa nande na polisi, nta muntu uba uhari ngo amenye ibyo ziri gufata bigenda gute? Oya, kamera ziragenzurwa buriya, ahubwo impungenge zabayeho nuko abantu bakwirakwije iriya video cyane kubera ko itumanaho risigaye ryarateye imbere n'ababigizemo uruhare muri buriya bugome bakoze bashobora no kwibona. Nicyo cyari gihangayikishije. naho ubundi bwo kamera ziragenzurwa, polisi zigenzura ku buryo kubona amakuru n'ubundi biba byoroshye. N'ubu muri rusange n'ubundi abanyamakuru nka mucyo n'abandi baduha amakuru, ariko kamera ziragenzurwa. twabonye video ntitwabasha gusobanura ikigo cyagikora n'iki cyabereye Remera imbere ya stade. murakoze kugira ngo umwe yafashwe mu bakurikirana kiriya cyaha cyo kuba umukobwa ikigiye gukurikiraho nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda amaze kubabwira, yafashwe hanyuma ibikorwa yakoze bigize ibyaha. Iyo tugiye mu gitabo cy'amategeko ateganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda, biriya bikorwa ni ibikorwa bigize icyaha. Agiye gukurikiranwaho icyaha cyo guturika no gukomeretsa, ndetse araza no gukurikiranwaho n'icyaha cy'ibiyobyabwenge kuko mu gihe yafatwaga yafatanywe n'urumogi. Ubu nta kindi kigiye gukurikirwaho usibye gukora dosiye ikarangira, hanyuma ikohererezwa ubushinjacyaha kugira ngo agezwe imbere y'ubutabera ashobore kuryozwa uruhare yabigizemo. bimuhanuye byahanijwe nk'uko nari maze kubibabwira, arakekwaho ibyaha bibiri, harimo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gishobora no guhinduka dukurikije burya inyito y'icyaha igaragara hagiye hagaragara ibikorwa, kugira ngo mwabone ko uyu muntu yari akubiswe cyane. Muganga ntabwo aragaragaza niba hari ingaruka zatera ubuzima bwe. Igihano kizagenda kizaba determine hakurikije uko byagiye bigenda, ariko kubera ko harimo ibyaha bibiri, harimo icyo twita impurirane y'ibyaha. Ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutyo umucamanza akarengana turusha ibindi gukomera muri ibyo byaha. Biragoye rero uyu munsi kugira ngo tukivuge kubera ko ibyo bindi byose bitaraza, ariko ibiyobyabwenge hari kubicuruza, hari kubigurisha, byose murabizi ko bigiye bifite ibihano bitandukanye. Imyaka 10 gukubita no gukomeretsa, imyaka 3 kugera kuri 5. Ariko nk'uko maze kubibabwira, bizaterwa n'ibikorwa iperereza rizagaragaza kugira ngo tuvuge ngo nyir'izina icyaha akurikiranyweho n'iki n'igihano n'iki. Ariko icyo twafata nk'uko azahabwa igihano turusha ibindi mu gukomera ku byaha byose akekwaho. Ni ikintu mutanga n'iyihe nyuma ya iriya hensi? Inama dutanga nk'uko tuhora tubivuga ni ugushishikariza abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda kumenya ibyaha, birinda no kubirinda abandi, ndetse haba hari n'aho bigaragaye amakuru agatangwa hakiri kare kugira ngo ababigizemo uruhare bashobore
gushyikirizwa inzego z'ubutabera.